abantu bagatandukana. Ubundi se umugore n'umugabo bapfana iki? bapfana iki cyo mu maraso? Umwe abavuka mu majyepfo undi avuka mu majyaruguru, nta kintu bapfana. Uzi ikintu umugore n'umugabo bapfana? Nicyo bita imirimo myiza. Iyo imirimo myiza uyishyize kuri balance, sibyo wabona umunzani uri guhengama mu cyitwa imirimo mibi, uwo muntu akuvira mu nzira. Nicyo umugore n'umugabo bapfana. Rero Mutesi ashobora no gushakana n'uyu Rusagara, yarababwiye ngo azashaka undi. Ngerega njya mukurikira, aba yabahaye ukuri, ahubwo nuko mutajya mumuzi. Yagiye kuri Nkunda Gospel aravuga ngo n'uyu mureba si we wenyine, nzashaka undi. Na Murindwa Fredina nawe si we wanyuma. Si we nese ntabwo ibyo bintu yabivuze. Ahubwo ikibazo nuko mumugendaho kankoresha iryo jambo. Yakanuka azashaka n'undi. Numvishe n'amakuru yuko noneho ugiye kuza ari uwo mu ngofero hejuru. Aha noneho muzajya muvuge naza n'uwo mu ngofero mukongera kumwitereka neza. Buri imbaraga z'umudamu umwe, umudamu umwe ziba zikorewe n'imbaraga z'abagabo 9. Kambisubiremo kugira ngo uvuge umudamu agira imbaraga. Umudamu umwe aba afite imbaraga zimuzingiyemo zingana n'iz'abagabo 9. Birakomeye. Yego. Rero nubona umugore nkuriya aje kaza hano kuri kamera akaba ati nge nzarwana umuhenerezo paka umugabo wanjye musubiranye, bro burajya ari bikubiye gake ko Mutesi yakubaka. Dore ikintu kibaho ni iki, uriya mugabo ngo ni Fredina aba ari mu cyo bita target yitwa tumuhombe. Target yitwa tumuhombe, turatugabana wanga bimeneke. Kandi nkeka ko no mu makuru yanyu yabanjije n'uriya wo muri Amerika iyo target iri kumuvugwamo. Buriya n'ujya ujya gukina dukino nyine kwa kuna abantu bakina ntugakine gukina n'abagore byo ngo n'ibindi ntugakine ngo na Satana bigira aratuza akavuga ati kanandike utu tuntu two ni sawa. Mutesi ntibyari kumuhira Sandrine ari guhiga kuri gutese arikorera umugore ukubwiye uri kumva kandi urwango yararuhanyujije yarasibye aho rugomba kunyura. Ariko nanone abantu benshi bavuga ati Pastor Mutesi abagore wirwa uriza. Yes, ikaze kuri mwese abadukunda badukurikira, tubashimire cyane kandi tubaha ikaze mu biganiro byacu. Twizere ko mumeze neza cyane kandi birashoboka ko waba utameze neza, turakwihanganishije kandi turagukomeje. Turi kumwe na Prince Robert, umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Roba umeze neza? Di fresh imeze neza, meze bon. Umeze fresh cyane. Sana. Biragaragara. Amakuru y'iminsi impeshyi uri kwibona gute? Impeshyi imeze neza ku mpande zombi. Abanitse uburozi bwarumye. Abari gukora amafaranga bari kuyabona. Abantu bose bameze neza mu ruhande rwabo. Abanyabyaha bameze neza n'abakiranutsi bameze neza. Agiye babonaga nk'umuntu ufite ubushyuhe cyane no bisavuga ati ngameze nk'ihene z'impeshyi. Impeshyi yamwaki. Ngameze nk'ihene z'impeshyi. Ebana kabisa. Bimeze bite? Buri muntu wese ameze neza mu ruhande rwe. Mu ruhande rwe n'abantu benshi muri gihe cy'impeshyi nibwo bakora n'amakwe, ariko biriya biterwa n'ikira izuba no kwanga imvura n'akazi nibwo kaba kameze neza. Abantu benshi nzi bakora ubukwe ni mu mpeshyi. Bushyuhe nk'uko uri kubivuga byose. Nabonye na Apotre Ako na divorce nazo bari uko. Na divorce nyinshi nazo ziba mu mpeshyi. Kubera iki? Nyine abantu babashyuye. Bari hot kabisa. Yego. N'abatwara abandi babatwara n'icyaka nacyo cyaba kibahurira mu kabara bagera gute. Bimeze neza ariko ndamahoro. Yego, tugiye kuganira ni byinshi cyane babiri kugenda bigaruka ku mbuga nkoranyambaga, niho tuba turi, niho tuganira, niho dutangira ibitekerezo, niho dutangira yitwa imihanda. Ni imihanda inyurwaho n'abantu, ariko imihanda abantu bose basigaye bayinyuraho. Yego, nta muntu ugipfa kugenda ku ruhande hirya no hino. Gusa ibamo ivumbi ryinshi, ikabamo n'urubobi. Igendwa n'abayizi ikananyerera. Nyine nibwo rubobi. Igendwa n'abayizi mwana. Ubu hano hari indembe zayo, yabavunikiyeho, abapfiriye kwa muganga, abafashe umwanzuro bati ndabiretse, abarimo serumu, abayamanitse, abarimo abantu benshi bagiye batandukanye. Wowe uri mu bahe? Njye mba ngenda, ariko ntabwo ubona ukuntu banyuraho. Nta nibyo kunyerera. Ureka uzatega imitego ureba. Umunsi yakunyeranya igihe uzisanga. Gute sinyerera? Hajya uzisanga mu gishanga. Reka nta bisheke zajyamo.
bimeze neza ariko yego nibyo ndimo nivugira rero ko ibiri ku mihanda ari byinshi cyane biba bigiye bitandukanye. Niba ndi bubyita inkuru mbi, niba ndi bubyita inkuru y'amarira, niba ndi bubyita agahinda kari kugenda kavugwa ku n'ubundi ku mubyeyi witwa Pasiteri Mutesi, niba ndi buvuga ati no nkuru turi buze ku yihera hehe roba simbizi katumanze tumwamamarize mande tumwamamarize hanyuma kandi uriyenza umuhungu w'Imana niyenza gute se Mutesi satekera amakwe icyo kintu mujye mukimenya kandi ateka neza ubukwe tekera ubukwe kabiri yacuruza amabazi sibyo amabazi yanditse mbona abanza kwambara mbere nta kibazo ariko na advert babyita advertisement ibi nibyo Mutesi akora amapave kutayavuze umugabo wakora sinumvishe sajemo ikibazo ko batandukanye umugabo yakoraga amapave we n'uwo wabona kiyakora simbiye wahoze ari umugabo we yakoraga amapave kibazo se ko hari uwo yatse umuntu nabonye ari kwishima ibyo turaza kubigeraho yego urabanjura mwamamariza niko tugomba gukora akazi kandi yarabidusabye kugira ngo bigende neza ruba kuba n'abandi bafite ibintu bamamaza muze ariko twebwe tuba hano kugira ngo dukore advertisement abantu bafite ibintu byo kwamamazwa mutugane channel zacu zifite 100,000 n'izindi ziri kuza kontra ya TimTom oyera cyakomeje TimTom Aviation rwose niyo mpamvu mba nagateyemo kugira ngo umushaka gukatisha tike y'indege hatugane, umuntu ushaka kwiga ibintu bijyanye na tourism hatugane. Yego ni inkuru turi buze guhera hehe nabonye ariko mbere yuko wenda nza kuvuga byatangiye bihwehwiswa mbibona hamwe na hamwe bavuga ati hari umuntu uri murarara muri rogi utakirara mu rugo hari umuntu afite amazu n'ubundi yari afite ikinyinya yari yagurishije ubari gucumbika muri rogi abandi bati yaratashye agezeyo mu rugo ahasanga ifoto ya Rusagara mu minsi yashize ubwo ndi kuvuga amakuru nyine nkura mu bantu ba hafi mu minsi yashize mu bamotari witwa Pasiteri Mutesi yashyize kuri stati ye ifoto igaragara yatatse mu rugo ya nyakwigendera Rusagara. Abantu babona ko ariyo iri mu rugo nyine abantu bahagenda bavuga uti se ubu Murindwa Ferdinand ari gutaha yagera mu rugo iwe akahasanga ifoto ya nyakwigendera bikagenda bite? Ariko rero nuko mukunda kuvuga Mutesi wenda byazamutse ibintu bye ari ukuntu genda nakubwiye ngo kuri izi mbuga nkoranyambaga tugira abastari 4 komeye sinzi ubyibuka navuze abahe Mutesi ntiyabura mu Mutesi harimo Tayisire harimo Mutabazi urukumva nabwo ngo umunsi bazajya bazana na Mutabazi se kandi Mutabazi n'abantu baroha ikintu hano mukagugurana nacyo kujya mushaka kugurana nacyo nk'ukwezi muri guhangana nacyo. Yego ikomereza yego unibyo aravuze uti nuko tumuvuga nuko nyine ndinga namwe mu muvuga nyine yahiritse ikibuye nka kuno uri kumva cyangwa se cyamuhirimiye kuko hari n'igihe atari n'ibyo ahirika nabyo ari ibimuhirimira ariko yigeze kubasobanura neza aravuga ati umuntu uri mu ndiba y'umutima we n'uwo Rusagara uri kuvuga si Ferdinand nese ubwo kuki mushaka kugarura inkuru zashaje umuntu niwe kuvuga ati umuntu ari mu ndiba y'umutima wawe nese murajyanga babeshe siko kuri egari inkuru mukora ku muntu ugasanga nazo muri kumurenganya umuntu aravuga ati njye hari umuntu uri mu ndiba y'umutima wawe arabikoza avuga ati uzahora urimo ntabwo icyo kintu yakivuze hano yakivuze no kuyisimbi bavuga ati nyakwigendera afite icyuma yes mu mutima wanjye exactly kandi bibaho ndamuhari igihe umuntu aba akunda umuntu ngiye mfite umwana w'umukobwa nakunze kera twiga na n'ubu uracyamukunda na n'ubu ndacyamukunda sibyo madame ari henga ari hano sibyo uri kumva nese we ntafite umuntu yakundaga na n'ubu aracyamukunda nawe aracyamukunda kandi mubana turabana nyine kandi tumaranye n'imyaka 11 muhitamo kubana kandi tutabana kandi inshingano z'umuryango turazubahiriza kandi ufite responsabilité familiale kuki utamuhisemo uwo muntu ntabwo ubuzima bwabitwemereye afite urugendo rwe afite umuryango we nanjye mfite uwanjye ni igitangaza nawe rega turi kuvugana usibye bwa buryarya bwanyu bw'abanyafurika aracyafite icyumba mu mutima wawe uwo muntu aracyagifitemo nyine none se naramusibye
ubwo rero ibyiza byanyu nuko nabihisha nkagumya guhishira sibyo. Ni urugero nyine nguhaye, ni urugero nguhaye sibyo. Rero na Mutesi niba yarakundaga Rusagara kuko mu bantu bose yanyuranyeho nabo, ariko urukundo ruba once, ibindi mubona ni responsibility. Urukundo ruba rumwe, izindi ni inshinga. hari n'abana barujugunya bakifite imyaka 7, 8 akarujugunya kuri mugenzi we. Ni nayo mpamvu abantu banga kubwizwa ukuri, uri kumva n'aya madivorce menshi agenda abaho, abantu benshi batajya bemera, ni ukwanga kuzuza responsibility sibyo, zabananira uri kumva, abantu bagatandukana. Ubundi se umugore n'umugabo bapfana iki? Bapfana iki cyo mu maraso? Umwe abavuka mu majyepfo, undi avuka mu majyaruguru, nta kintu bapfana. Uzi ikintu umugore n'umugabo bapfana? Nicyo bita imirimo myiza. Iyo imirimo myiza uyishyize kuri balance sibyo, wabona umunzani uri guhengama mu cyitwa imirimo mibi, uwo muntu akuvira mu nzira. Nicyo umugore n'umugabo bapfana. Rero Mutesi ashobora no gushakana n'uyu Rusagara, yarababwiye ngo azashaka undi, ngerega njya mukurikira, aba yabahaye ukuri, ahubwo nuko mutajya mumuzi. Yagiye kuri Nkunda Gospel aravuga ngo n'uyu mureba si we wenyine, nzashaka undi. Na Murindwa Fred nawe si we wanyuma, si we nese ntabwo ibyo bintu yabivuze. Ahubwo ikibazo nuko mumugendaho, kankoresha iryo jambo, yakanuka azashaka n'undi. Numvishe n'amakuru yuko noneho ugiye kuza ari uwo mu ngofero hejuru. Aha noneho muzajya muvuge naza n'uwo mu ngofero mukongera kumwitereka. Azagira ate? Ahubwo azagira ate? Azagira ate? Ni agakiza nyine kanyu kazaba kavuye mu mutwe. Shavuga ko azadukurikiza abandi yahungishije. Bande ibyo ko ari bo bizi ngenda bizi. Yego, wenda turimo turaganira. Hari uburyo uyu mubyeyi ibintu bye byo gushaka abagabo kuri iyi mihanda byabaye too much, bigira naho hari n'abashumba buretse bijyaho n'abo bashumba baza babyifashishamo nk'urugero mu gutanga iki ubujyanama. Erega Pastor Mutesi niba nibuka neza mu byavugwa uyu mugabo avuga ko ngari uwa 5 niba atari uwa 4. we nawe mubo yemera ni uwa 4, mubo yemera ni uwa 4 sibyo. Mubo yemera menya ari uwa 3 mubagiye mu mategeko. Turi kugendana ndagira ngo tuganire, ariko nuko nabo bashumba uri kuvuga batokora gatotsi kari mu jisho rya Mutesi. Hari abo nzi nk'ubu, hari uwo nzi muri abo bashumba batanze urugero muri Kenya afiteho gahunda ya 3. Komva mubwira undi se mu minsi yashize wajyanye umuntu Uganda bakamarana y'amezi 4 ngo yagera agasanga ntibivamo. Akaba ari uza sishyigikiye ko umuntu wambaye umwambaro turi kugendana wivuga butumwa niba ibintu byanze nabyihorere, nta kintu bitwaye. N'ubundi no mu buzima busanzwe iyo umuntu ari umusirikare uri kumva akajya ku rugamba bakamurasira, ntabwo agumya guhatiza ngo ni mumbi imbunda. Cyo ashobora kuza abaritayad ashobora kuza agakora indi mirimo isavinga ijya gusa n'iya gisecurity sibyo nk'icyo yakoraga. Bano barahari muri Ngari n'ahandi yagiye atandukanye, ariko ntabwo biriya bintu ari Mutesi ubivumbuye. Ubuse nta mugore Yesu yakijije ahuye nawe bahuriye ku iriba akanamuhishurira ibirenze ibyo mwebwe mutaramenya? Yamubwiye ngo iki uwo mugore bahuye ku iriba? Yamubwiye ko n'uwo afite atari, amubwira ko abagabo 5 amaze gushaka atarabi sibyo. Ariko amusobanura neza umusabye amazi, amwe atungiye kugwa amazi amara inyota, anamusobanura ibintu bikomeye. Yesu burana niyo hantu hambere asobanura ibintu bikomeye kurusha ibindi bintu byose. Yababwiye ati bungewe ikinzanye nje guca kavuyo n'akajagari mu kiko amasinagonyi no mu butayu. Abantu bagiye kuzajya basengera mu kuri no mu mwuka. Rero ikibazo kiba gihari kugeza n'izi saha muri Adamu ari ngo n'ibiganiro uri kumva nk'uko ndi kugikora, wenda nkaba Mutesi akagira ngo wenda hari ikintu mpfa nabo. Nta kintu ngiye mpfa nawe kuko umuntu nitwavukiye ahantu hamwe, nitwadikanije, nta cyari mufitiye sibyo. Ibyamubayeho ndi umuntu nanjye byambaho, zira n'inkono umuntu aca mu gitondo nawe zikamukubita sibyo. Siritu noneho naho isi iri kutuganisha, isi yacu iri kutuganisha kugera ku rwego igifite agaciro kibanza ari imbwa, icya kabiri agakurikiraho abana, icya gatatu agakurikiraho abagore, icya kane mu bisheke nk'uko uri kubivuga kikaba igitsina gabo. Nese ubu nitugenda bikara aho nzabyuka mu gitondo umugore wanjye akazamuka hano warugwa akavuga ati nge simushaka, uri kumva mfite imyaka 30 n'ingahe, bazarinda bashyingura ku myaka 70 naratsindwa.
uwo nzaba nihugikanye se nimbihisha simbivugire ku karubanda nzaba nandukaniye he na Mutesi. Dore ikibazo ahantu kiri gikomeye kugeza n'izi saha ngengirana n'abanyamadini nibambara umwambaro bavuga ati turi mu ma business y'abagabo niba Mutesi ari iki ngiki avuga ati ngewe zira na aferi zanjye mwana mumvane make Mutesi akaba ari muri business y'abagabo yabikisi niwe wenyine waba bivumbuye. Ariko nabo baza bakamwicaraho kuri kamera bagiye batandukanye nabo nuko nese umuntu wa mbere buretse gatoya muri kese za Mutesi umuntu wa mbere uza kwicara hano ninde wa mbere na mbere ukibona ihingutse ni Pastor Claude. Ni Pastor Claude. Buri gihe ufashe intara ukagenda ugashungura Claude ukajya usimbiza wasanga arusha Mutesi. Muri make ushobora ngo n'abarera n'abasabe oya ibyo ntabwo ari byo bivuze ndi gutanga urugero rwiza ufashe intara ukajya usimbiza uri kumva wajya ugarura hasi ukavuga ati ibyo mbonye ko atari nk'ibya mbere ukongera ibindi mbonye ko atari nk'ibya mbere kubera izihe mpamvu nuko twebwe abana b'abantu ukuntu turemetse twishimira kuvuga amakosa y'undi ariko iyo tugeze ku yacu turaraka. Uzarebe Claude uvuze iyo hagize nk'umuntu umuvuga ako mama we yambaye hahita akamuhereza bivuze ngo mu mutima we nawe arababara iyo abantu bamuvuze arababara uri kumva ariko iyo yiteretse ari undi muntu ari kuvuga aba yumva nezerewe bayumva ntari ngewe ikintu nahamya cyo sibyo kiza buriya nkunda abanyapolitiki utabanyapolitiki bakundira iki ntabwo ibintu byabo babitwikira Imana bavuga ati izi ni agenda turi gusetinga zimeze gutya niziba success zizaba success nizifailinga zizafailinga. Ariko abanyamadini b'ahantu babera abagome n'abagambanyi n'abarozikazi nukuza ibintu byose bakabitwikira Imana. Umuntu arasezerana kuwa mbere agatandukana n'urugo kuwa kabiri azango aje gusezerana imbere y'Imana iyihe Mana Pastor nawe akajya akarambura ibiganza. Noneho rero dore ikibazo tugira society yacu nyarwanda iyo uvuze ikintu cy'ukuri umuntu ahita arakara nashake kukumva. Natanze urugero rwiza ejo bundi aba bana b'abakobwa babiri b'abahanzi witwa Vestina na Dorcas. Vestina ikese ziri kukuvugwaho ziragiye zitandukanye ese ko waje ubwa mbere ukagira guki kiganza ukabati dore impeta ukanyuza ahantu bose bakayimya abanyamakuru bakafotora bwacye kuwa mbere ukaba wayikuyemo niki cyatumye uyikuramo n'urugero ngo haye sibyo aha n'urugero ntabwo imukwira ariko ubwo niba mbimubajije kubera ko ari njye bimubajije arandakarira ariko nawe afite uburenganzira bwate ko se roba wowe ko mu biganiro byinshi mbona ko nawe njye mbona wambaye sibyo nawe za Robert ngo kuki utayambaye Robert mite ndakara kandi njye nari ndi kwishima kumubaza impamvu atagize gute atayambaye ni nayi ikibazo kiri uri kumva kuba Mutesi yashaka umugabo kuwa mbere akabona birya agashaka kwa kabiri akabona birarya agashaka kwa gatatu akabona birarya n'uwa 10 yamushaka. Muri majuje avuga ko hari abantu najyaga mbona bavuga ngo uburaya ngo bwavuye hanze ngo bwimukira mu nzu y'Imana ubwo niko babibonaga none buretse gato nkubaza ikibazo cyabo neze ngera kuvuga ko ndi kubona umuntu ari muri business wowe ukamubona mu buraya biterwa n'iki business yo gushaka abaga bitandukana n'uburaya biratandukanye guteze none sikankubaza ikiraka abagabo mu maso y'abantu kugeza iyi saha wenda tubare ko ibi biri kuvuga kuri Mutesi ari ibihuha tuganire n'ibihuha tuganire nubwo ari n'ukuri Ferdinand na Mutesi ntago ari umugore n'umugabo nibemere kujya mu gitanda bakaryamana niyo Mana basezanye imbere yayo ikabahesha umugisha kandi kuva ko ntayo oya ndavuze irahari navuze ariko Imana ni nyinshi bro iyo tuzivuga kucyo tutanandika ariko uribiko ko nakubwiye ko Imana ye niyanjye bidahuye Imana ya Mutesi ni yawe wapi ari kuvuga ngo numukozi Imana ngo nkanjye ngo mugenzi ndamuvuga nabwatoya iyawe siyo yanjye ariko n'urugero nyine ndi kuguha none se bahuje kandi Mutesi afite abafana benshi bahuje nawe Imana kurusha Robert. Imana ya Mutesi n'abafana kuvuga ngo Imana ya Mutesi siyo kandi we ni pastor wowe nyine ni pastor anafite n'Imana ye nturi na evangelist nyine nibyo ndi kukubwira Pastor Mutesi afite Imana ye na Robert afite Imana ye. Hari abantu bafite Imana nk'iya Robert hakaba hari n'abantu bafite Imana nk'iya Mutesi n'urugero sibyo ako ukumva abo bantu rero ni nabeshe kurusha ba Robert siko bimeze abo bantu bafite Imana ye urababwira ko Mutesi asambana ari indaya gute kandi uyu muntu yarasezeranye imbere y'Imana urumva utari guhemuka
bivuze ariko wewe nukore nari nkubwiye ngo ituntu numva uri gushyira mutwe nyine niko najyaga numva abantu bavuga nyine bari kugenda wewe nukishinga ibyo abantu bavuga ujye ureba nawe ibyo ureba icyo mbona cyo nuko Mutesi yibereye muri gahunda yo kuba yashaka abagabo ukumva niba umwe amunaniye akagenda kandi reka manure ubu uyu munsi amashami agiye kuzajya asubira ku mashami yayo ufite uwa kabiri amashami agiye gusubira ku mashami yayo kandi muzabibona kambwire n'abagore bankurikiye amashami yabo yagiye mupfukame musenge mwana ari amashami hari ukuntu bayajyana kwaje hari ayo basiga hari ayo bahobera hari ayo amashami yagiye namwe mupfukame muyagaruze ushake n'imiti nababwira iki biterwa n'urwego uri gushaka hari abakoresha imiti abo bose bagarura amashami yabo buri shami rigiye gusubira ku ishami ryaryo damu ibi bintu birakaze ibintu ko numva bikomeye ni ukuri hari igihe mbura mu buzima byanga sinzi impamvu wenda abantu nk'abantu bagiye kwandika komantere ku kiganiro bari buvuga ati Mutesi bimeze gutya benshi bari bumubwire mwana sigaye narakuze uri kumva suzi ko cyane nategeka komantere ucyo bora nzifunga sigaye narakuze naje gusanga abantu hari abantu bitandukanije n'ubwenge mwene baracyo bihora rekana nabo umuntu wandika akibona titira akandika atanumvise n'ibyo abantu bavuga sugu wagira ubwenge kuba Mutesi yatandukana na Murindwa Fredin hari abantu nagiye numva hirya nabyumvishe n'ubundi mu biganiro ikibazo nuko dusigaye dukotinga inkuru n'ubundi zatangajwe tukabibazwa ariko niba byagiye ku mihanda ntabwo tugomba gutinya kuko n'ubundi turanga kubivuga akazi kagapfa reka tubivuge nyine kizaba uko bizagenda yego n'ubu bavuga ati Mutesi yashakanye n'uriya mugabo ni pasiteri uriya mugabo twabonye background twabonye n'uwo waje avuga ati umugabo twararanaga waje bavuga ati uriya mugabo yinywera itabi yinywera ifege mbyumve tubyumbona ahantu avuga ati Mutesi buriya ngo yarategetswe kujya amugurira ibyo binyobwa bye n'itabi atahubwa Mutesi yari yaragowe ariko nanone tukabona ikindi kiganiro Mutesi yarakoze avuga ati bitewe n'urwego nari nkeneyeho umugabo niyanze kubona Satani ansaba ko dusezerana twari gusezerana ibyo ni Mutesi wabyivugiye ubu ni ngiye nari narashimiye nuko byanze ni narashimiye Mutesi Mutabazi niwe muntu bari kubana ewana bagahura mu kirere kandi bakarambana kubera sinzi ukuntu byanze kubera iki nibo abantu bafite ntago babana nibo umwe yazajya gereza reka ngwingingo enye zatuma babana kangwingingo enye zatuma babana ibi byo gutwika bajya bagirana inama sibyo icyo ni icyambere ikindi cya kabiri hari ikintu bafite abandi bantu badafite bari abantu bari uvere mu gihe abandi bahisha amakuru yabo bo bayashyira hanze byari kuborohera ikindi cya gatatu sibyo mbo buriya Mutabaza yari akeneye umugore w'umuhigi nka Mutesi kabiri uri kumva umuntu ugira imyumvire understanding iri kuri standard nk'iyaba Mutabazi yaba mu bijyanye n'ubutunzi yaba mu bijyanye n'icyo bita iyobokamana sibyo donc ni nacyo ni buriya na Mutesi ni nacyo kinazira azana abantu batari kuri standard batari ku rwego rumwe ni nacyo kintu cya mbere azira kuzana umuntu utari kuri standard y'imitekerereze kandi buriya Adamu ngenda nkunda kubibwira abantu njyewe kugira ngo nzarwane n'umugore wanjye dupfuye ko yibye uri kumva nani dupfuye ko atumva ibyo numva yakora ndi madeka aho kugira ngo nzapfe umugore wanjye n'imyumvire cyangwa n'imyizerere twapfa ibindi bintu byose kubera iki mutabipfa ikintu bita imyizerere kugira ngo wipfe n'umuntu iyo sirikwi ntigiva mu bwonko kandi nimujya mwumva ikintu kimwe ikintu bita icyo bita imyumvire tureke imyizerere imyumvire bro nicyo kintu cya mbere kivuna kibaho uzi kubwira umuntu ngo iri bara n'umweru akavuga ati ni umukara ndi kuribona neza n'umukara uko mugenda muhata bigero bikabasirikwe buriya na sosiyete nini ngari mu idini muri koperative n'ahandi kimwe mu bintu bibomokana abantu nicyo bita imyumvire ikintu cyose kizaba ari kinini kikaba kinini wagera ku rwego umuntu akavuga ati iri bara ariko ni umweru akavuga ati ko ndeba ari umukara akavuga ati ko uri umurwayi aho biba byapfuye finite rimwe rero Mutesi kugeza ari izi saha ntabwo wamuburemye ari kubura umugabo uri ku myumvire nk'iye
kandi ngo wahadi wakubise inuza ngo amaze ibinonko uno wazikubitira gusutama ngo yazimara ya still searching. Wenda uyu munsi wavuga ngo nakomeza agerageze. Yes, atagerageza ariko kutima mwumva ko ibyiza rimwe bikwiriye. Wowe utabona n'umugore wawe muryame mwishimire Robert muve mu kiganiro munezerwe urikumva nubwo nyine nuko paka mubonye paka yisagarutse none ariko abantu nimo kajye mushuka abantu ngiye burana ikintu bana abanyamadini na ukuntu bashuka abantu umuntu nateza ubwami bw'Imana uri no kumwoca no mwisi ngo nagumye kuba mu mibabaro bigende gute ni wowe uritanga se nanze urugero rwiza se uritanga abanyamadini n'icyo kosa bakora umuntu aciriwe yiteka nabonye abantu ejo bari kwivumbura ngo gitwaza ngo yavuze ngo abantu ngo nibagatera ivi ngo gutera ivi ni icyaha kandi ngo umuntu uri kuvuga ngo gutera ivi ni icyaha ni umutinganyi kandi ibyo Imana ibona nk'ikizira mu maso yawe ahise abona ko icyaha gishobora kuzamurimbuza ari ugutera ivi ko harateye ivi bikuraho kuzarimbuka ikibazo urangunda abantu bavuga ati mwana ntacyo ndamira finite rimwe reka tugeze mu isi ivuga ngo uwanduye nakomeze yandure n'uwera akomeze yere birangire ibintu byo kuza dushyashyarika abantu tubaga ngo uko Imana ngo irebe ari inyigisho ngiye najya nemera ngo ubundi ngo uko Imana irebe uyu munsi ngo siko irebe ejo hazaza ku munsi w'ejo yatubwiye ngo si ahacu niba umuntu yanze kwihana uyu munsi kuko ushaka kumutega ngo azihanishe abizi neza ko ejo ari ahacu Imana ihora iteze amaboko kugira ngo hatagira umuntu urimbuka uri kumva yego tujya kubona gutya wenda tugana ku musozo tubona witwa Sandrine iyi save the date y'aba bantu babiri itangazwa twabonye Sandrine aza ataka ati umugabo wanjye baramujyanye none tubonye ikindi kiganiro avuga uti nisubije ibyanjye kandi Mutesi atakupfura bwa nibyo bavuga ni nko kubwira ngo ziba ntitwumve ariko bana damu reka tuganire wenda reka nkwite umwana kuko wenda mfite experience mu rushaka sibyo ndakuruta urukumva buriya nujya ubona abadamu hari ibintu bari gukora cyo gukora synthèse wicare wige neza buri imbaraga z'umudamu umwe ziba zikorewe n'imbaraga z'abagabo 9 kamisubiremo kugira ngo uvuge umudamu agira imbaraga umudamu umwe aba afite imbaraga zimuzingiyemo zingana n'iz'abagabo 9 birakomeye yego rero nubona umugore nkuriya aje kaza hano kuri kamera akaba ati nge nzarwana umuhenerezo paka umugabo wanjye musubiranye bro burajya ari bikubiye gake ko Mutesi yakubaka dore ikintu kibaho ni iki uriya mugabo ngo ni Ferdinand aba ari mu cyo bita target yitwa tumuhombe target yitwa tumuhombe turatugabana wanga bimeneke kandi nkeka ko no mu makuru yanyu yabanjije nuriya wo muri Amerika iyo target iri kumuvugwamo buriya nujya ujya gukina dukino nyine kwa n'abantu bakina ntugakine n'abagore byo ngo ni ibindi ntugakine ngo na Satana bigira aratuza akavuga ati kanandike utu tuntu two ni sawa Mutesi ntibyari kumuhira Sandrine ari guhiga kuri gutese ariko rira umugore ukubwiye uri kumva kandi urwango yararuhanyujije yarasibye aho rugomba kunyura ariko nanone abantu benshi baravuga ati Pastor Mutesi abagore wirwa uriza amayira yabo ntabwo aza kugwa amahoro abagore uriza ubatwarira abagabo imfubyi uriza ntabwo ayo marira azakugwa amahoro ari ibyo byavuzwe nande umubyeyi wa mubyeyi rwose okay reka shana kabyara ahubwo Mutesi disa atwihera na show niyo yayo Sandrine Pastor Mutesi yabuze nk'umusore yajyana kari byo byagenda neza nk'agasore ariko nawe yageragerezamo akareba agerageze none nk'ubu basore ave mu bagabo nabyo bishobora kumufasha hari abana b'abahungu baba baratinze gushaka bari bakuru kwa papa Sava uri kumva na ba Rocky n'abandi sibyo na ba King James n'abandi gutyo n'abandi naho ya trying akareba ko bigira gute bishobora kuba byakora umuti
ega mwana we yaba babaye nuko nyine hari igihe tuza tukamwicaraho hano ugasanga turarimagura ariko nyine nawe nese niwe wifuza ko yashaka kwa mbere ku cyumweru agasenya hakuzi ko hari n'amakuru mfite ko hari n'abagerayo bari abagore bandi bakabahemukira bakabagira ngo ibiremba mwana ngo iki ayo nayo sinayumvisha hano ku mbuga nkoranyambaga bagiye hari bikanga igabana nyine nawe bafite ikibazo gikomeye mwana kumva ari hatari none hano yagiriye n'umwaku ibintu byo byaje muri iki gihe cya digital nta kintu yakora kitakijyaho ariko niwe ubigiramo uruhare ntekereza ko Mutesi ashaka kugira ikintu ibintu byo private byakunda aba yarenze inkombe ndakaga oya byakunda wapi yarenze inkombe byakunda ahubwo abantu dore ikibazo abantu na societe mbi abantu bageze iwe niba bari no kuri birthday usanga bari gufata bya bintu bijya hanze urumva niba nawe ni mubi nyine nta kantu nakamwe yakora urumva umva ikibazo hano kiri buri ushaka kumenya umuntu ureba uwo bagendana cyane ubuze ni byoroshye kumenya kubera ngendana na Evode Soroba ntuba ufite kamera ntufite YouTube channel usibye byose uhura nabyo byose bya kukarubanda ntuzwi se nturi umusitari none se kubera iki neza ko niba atagafite nibyo nakubwiye ko Mutesi nyine buriya Mutesi ahantu ikibazo cye gikomereye kandi nagumye mbimubwira ahantu ikibazo cye gikomereye Mutesi ashaka umugabo nashaka umujera none umweje umuntu yarakoze ikosa ngo yashaka ko Bikema ari umujera namushyire mu rugo se byuzuzanye babane basi amujere ku buryo bwombi Bikema yari wa manager yashaka ko aba manager wa Mutesi ntabyo wari uzi ntabyo nari Mutesi yarabidekara kiriya kiganiro cyejo bundi asaye imbabazi niyo management yari itangiye uyimaze yari maze cyashize nk'ukwezi manager avuga ati noneho usaba imbabazi saba imbabazi hako nawe bakibaniye kandi Bikema byacamo kandi ngo systeme yo kororoka n'iki yego nese Bikema ndashaka kuzagira ariko nawe uzukoroza ngo systeme yo kororoka ni bwa bugambo bwanyu bwa kuri social media none umuntu yitindiye ari gutekereza neza mugahita muzana ubugambo kandi bivugwa nyine ni ibivugwa ariko ibivugwa byose ntabwo ariko kuri uze ko mwavuze ngo Zawadi aratwite ariyo mwabonye yari yakoye ikiganiro ngo tuvuge ko neza ko itaravuka ikurikije igihe yazi tekereze turebe ko amezi 15 oya mwabana mwe mudukurikiye hari ibintu abantu bavuga ko hano ku mbuga nkoranyambaga neza system hari wagiye kumutestinga avuga ati ninde wakoze ikiganiro bati naramuhaye biranga bituruka mu buhamya yaragiye atanga iyo video narayibonyeye yiki yuko se bavuga ko system ntayirimo ari ubyivugira ko nta idakora ko yagiye kwa muganga bakamubwira ko bayikuramo bababeye keretse hari igihe umuntu atanga n'ubuhamya abeshye agira ngo atere impuhwe iki akagira ngo ntibizagenza gute ntibizagaruka kandi hano amakuru mfite yuko hariyo n'umwana muto hari yes hari video ndikorera muri no minsi ya Kagarara ari kumwe n'igikobwa cyambaye ubusa cyitwariza nekiza ko iyo video Kagarara yayikoze kera ataramamara ari kumwe n'igikobwa cyitwariza bya bindi bibakura by'amakontent bari ku mazi reza nameze nka umugore uyu munsi video ahantu hose bayigaruye ahantu hose Kagara nyine ibintu bisebetse kuri rwa rwego bisebetse kuri rwa rwego yego ndavuga ne buriya ikintu umuntu akora mana we uretse gusoza iki kiganiro mvuga akantu muri iki kiganiro wenda kagira abantu umumaro buriya damuru kutubona turanga abantu barasenga umuntu kugira ngo ajye mu ijuru asaba ibi bintu bine ngiye kuvuga icya mbere ni ukumenya Imana ikwishuriye utayizi ndabivuga gutya gusa icya kabiri ni ukumenya umuntu no kwimenya ubwawe icya gatatu ni ukumenya Satani ari Imana imugwishuriye icya kane ni ukumenya isi ukayimenya neza ko isi igabanyijemo ibice bibiri online na offline cyangwa isi y'ibitagaragara uri kumva irema ibigaragara sura y'isi yacu yagabanyijemo ibice bibiri ya offline na online muri online y'umuntu agiyemo hajyayo umwuka w'umuntu w'imbere mu gihe offline haba ari umuntu usanzwe ni ibi rero bakagarara barwana nabyo kuko isi y'umwuka iri mu bitagaragara yageze ahantu isi yayishyize mu bigaragara buriya abantu ntabwo ari ruza ngo batekereze bibaza impamvu babona ingurube ziba ziri guceza ziririmba indirimbo zaririmbiye Imana
kandi bakabona ni ibintu bisanzwe abantu bagashyira kuri status ibintu bikagenda neza urukumva ariko ku muntu uzi kumenya isi y'ibitagaragara ko byari bigaragara niwe umenya ko uyu munsi niba uri guca inkoni yo kwambara ubusa muri pisine kandi ufite inyota yo kuzamenyekana iyi nkoni bazayizana bakayiguhereza ntibanabyigireho ngo barebe kubera iki umuntu uyu munsi yitwa Donald Trump aba perezida umuntu yaryamanye nawe nyuma y'imyaka 20 ishize bakabigarura ngiki kintu kigize gute gikozeho abantu niba nige ko hari isomo ryo mu bumana umuntu wese ukora icyaha abagikora uyu munsi yumva nangaruka zacyo ariko ziba zizagira gute zizagaruka ubu se nta bantu bagiye bahemukira abantu yakashira imyaka bakanabisira ibanga bwa buhemu bukaba buri kuza uyu munsi ku karubanda icyo ugiye gukora jya umanza ugire gute ucyuze Roba reka dusoze n'ikiganiro cyacu yego ariko wenda abantu muvyeyi bamuha amahoro niba yaranagiye no muri iyo management imufasha kujera ibintu by'imbuga nkoranyambaga azabyigireho n'ibyamubayeho ntekereza ko wenda niba n'urushako nkuko bavuga ko batandukanye ntekereza ko wenda nk'urundi wenda azagerageza byaba byiza atabizanye kuri ku mbuga nkoranyambaga akazabikora nko mwibanga mubwire usije ko tuvuga abantu bakarakara Mutesi niyumva nintumva pe tuganire tuvugisha ukuri nago yumva kuko ari umuntu wumva naga ikintu cyakuba kuwa mbere kwa kabiri n'abantu bakaza kuvuga ati ibi bintu wabiretse akongera akabigarura ariko ibyishimo uvuga nago nanjye mvuga n'abandi bavuga naga ari byo tujye guta none se ninde ujya mu ndugiro ngo amenye uko bimeze ninde umenya ko iyo foto imanitse ninde umenya ubu nkari amajwi y'abantu za nawe na basiya si telefone zabo zabyiyoherereje cyane rero bintu bimwe kandi nanone mwajya ngo babishaka nyine guhorabona kutamunerize ziri hariya arira abantu bagira ngo barambeshyira menya abashaka ariko ari ibyo ngibyo ariko ari umuntu uzi gutekereza ibintu byabo bigira privacy kandi agakora ibindi bintu uri kumva reka muye homework yego ngewe Mutesi azafate telefone yamamagare sibyo uri kumva amamagare yego twicare twongeye tuganire gase sinamukora aferi sinakoze aferi suyibuka na wa mubyeyi nazamamagare ngiye mugira inama y'ukuntu ya managing ibintu bye nono bizagenda neza yego turagushimiye cyane dushimiye n'abantu babanye natwe ibiganiro byacu nakagaruka ciao ciao